Bene data nagira ngo mbabwire ko iyi Mana iturimo imbere n'intwari ifite imbaraga zo gukiza, ifite imbaraga zo kunesha ibitugerageza, ifite imbaraga zo gukuraho ibitunaniza. Igituma itari yabikuraho nuko hari igihe yateguye kubikuraho. Tegereza icyo gihe, kandi hirya yabyo uzinjira mu munezero. Nta muntu unezerwa atabaje kubabara. Umubabaro yuje ubuze uteguriza umunezero. Iyo abantu babaye mu buzima burwara baba bitegura gukira no kuba bazima. Iyo abantu babaye mu bukene baba bitegura kwakira ubukire. Ntabwo ikigeragezo ari bwo buzima, kandi iyo umuntu avuye mu kigeragezo y'Imana yaje kugutabara mu gihe cy'Imana cyageze, nagusohoka mu kigeragezo usa nacyo. Yesu ashimwe cyane. Amazina nitwa Mugisha Andrew Masombuko, umukozi w'Imana ukorera mu itorero rya Revelation Nyabitekeri mu murenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Shimye Imana ko iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo twumvane ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo ni rizima. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Turagushimiye ko utugiriye neza ukaduha uyu mwanya wo kugira ngo twumve ijambo ryawe. Turagusabye mu izina rya Yesu kugira ngo umanukire kubana natwe, kandi umanukire kuvugana n'imitima y'abantu Mwami Imana barimo gukurikirana iyi nyigisho, byaba nonaha cyangwa n'indi minsi yose izakurikiraho. Uzayumva wese azafashwe n'umuburo wawe. Dusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zimanukire gusobanura iyi nyigisho. Nkuko ijambo ryawe rivuga muri Petero, nta buhanuzi bwo mu byanditswe umuntu yasobanura uko yishakiye, kuko butazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo bwanditswe n'abantu bari bayobowe n'imbaraga z'umwuka wera. Uwo mwuka wera niwe twakiriye muri uyu mwanya kugira ngo amanukire gusobanura iri jambo nk'uko yaryandikishije. Niwe wenyine ushobora kugaragaza ubwiru buririmo. Turagusabye Mwami kugira ngo uzuganze muri uyu mwanya, ubushake bwawe ari bwo bwongera gukoreka, ibyo ushaka ko abantu bamenya aba ari byo bamenya, aba ari byo Mwami Imana ukishamo kugira ngo izina ryawe rikomeze guhimbazwa. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze ko ijambo ryawe rigiye kugira ububasha mu mitima y'abagiye kuryakira. Izina ryawe reka rihimbazwe, tubisabye tunyuze mu izina rikomeye ry'umwana wawe ukunda Yesu Kristo, amen. Bene data, turashima Imana kubw'uyu munsi mwiza n'aya masaha meza duhaye kugira ngo twumvane ijambo ryayo. Ijambo tugiye kwiga ni ijambo rivuga ngo kumenya imbaraga. Kumenya imbaraga zitsinda cyangwa se zinesha ibigeragezo. Kumenya imbaraga zinesha ibigeragezo, mbere yuko tujya kureba izo mbaraga tugomba kubanza kumenya ese ibigeragezo ni iki. Ibigeragezo ni inzitizi cyangwa se imbogamizi cyangwa se imbaraga zikubuza kugera ku ntego wari ufite cyangwa se ku cyo washakaga kugeraho. Mu buzima busanzwe buri muntu agira intego, akagira ibyo yifuza, akagira n'ibyo ashaka kugeraho. Ibigeragezo rero ni imbaraga zitubuza, zitunaniza, zitifuza ko twagera aho dushaka kugera. Mu buzima rero duhura n'igeragezwa ritandukanye, kandi ubuzima tubayeho ni ubuzima bw'igeragezwa. Tugomba rero kumenya uburyo twanesha ibigeragezo. Mu mibereho isanzwe abantu babayeho mu buzima bugeragezwa, babayeho mu buzima bunanizwa, babayeho mu buzima bubuzwa kugera aho umuntu ashaka kugera. Rero Imana irashaka ko tubisobanukirwa neza ibigeragezo duhura nabyo, uburyo dushobora kubitsinda, uburyo dushobora kubinesha, uburyo dushobora kubisohokamo tutananijwe nabyo ngo dusubizwe inyuma cyangwa se tugushwe nabyo tutageze ku ntego twashaka kugeraho. Reka dusome ijambo ry'Imana
mu rwandiko rwa Yakobo turasoma igice cya mbere umurongo wa 2 n'umurongo wa 3 turageza ku wa 4 tuze gusimbuka dusome n'umurongo wa 12. Haragira hati: bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Umurongo wa 12: hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Iri jambo Yakobo ajya kwandika, Yakobo uyu nguyu ni mwene nyina wa Yesu, yabaye umushumba mukuru mu itorero ry'i Yerusalemu. Yakobo uyu yandikiye imiryango 12 y'Abayisiraheli bari baratataniye mu mahanga. Uko gutatana kwabo baratataniye mu mahanga atandukanye byabagizeho ingaruka. Bari bari mu igeragezwa ryo kuba batari iwabo, bari bari mu igeragezwa ryo kuba batishimiye ubuzima babayemo, ariko abandikira iri jambo kugira ngo abereke imbaraga zishobora kubashoboza kubaho muri ubwo buzima bari babayeho. Niyo mpamvu yatangiye babwira ngo bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo, cyangwa se nimutungurwa, nimugwirirwa n'ibibagerageza bitandukanye. Mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Ndashaka kugaruka neza kuri uyu murongo uvuga ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo. Impamvu zituma ibigeragezo bituzaho, ibi bigeragezo bihishe ibyishimo biri hirya aho tutabona. Iyo duhanze amaso ibitugerageza gusa, bitubuza kubona ibyishimo biri hirya y'ibigeragezo. Icyo arimo gushaka kumenyesha Yakobo, arimo aravuga ngo mumwemere ko ari ibyishimo. Arashaka gusobanura impamvu zazanye ikigeragezo. Ni impamvu zo kugira ngo twishime. Bivuze ngo ikigeragezo nubwo kije kibabaje, nubwo kije kitunaniza, nubwo kije kitubangamiye, nubwo kije gituma tutanezerwa, ariko impamvu zo zakizanye gihisha umunezero. Nuko ngo hirya yacyo hari umunezero. Kuba rero hirya y'iki kigeragezo hari umunezero, nicyo gituma yongeye kubasaba ngo bihangane. Kandi nibihangana, be kwihangana umunsi, be kwihangana amasaha, be kwihangana ukwezi, be kwihangana umwaka, be kwihangana ndetse imyaka, ahubwo bihangane kugeza igihe kwa kwihangana bihangane kugeza ku ntego zako. Ikibazo kimwe, abantu benshi bemera Imana, bashaka Imana, ariko kandi bari mu igeragezwa, bakunda guhura nacyo, ni ukwihangana, bakihanganaho igihe, bakihanganaho iminsi, bakihanganaho ukwezi, ariko igihe cy'Imana cyaba kitari cyasohora kugira ngo cya kigeragezo gitsindwe, ugasanga baracitse intege, ugasanga baracogoye, ugasanga barananijwe, ugasanga babivuyemo. Akihanganaho ukwezi kumwe, mu kwezi kwa kabiri atabona igisubizo, ugasanga arabirambitse bivuyeho. Yakobo arimo arababwira ngo bihangane, kandi nibihangana bakomeze bareke kwa kwihangana kugera ku ntego zabo. Kwa kwihangana gusohoze intego zabo. Kwihangana yo kwageze ku ntego, yo kwageze ku ntego, Imana inezezwa nabyo. Kuko Imana ntishaka ko dutsindwa n'ibitugerageza. Nubwo twe bidutungura, yo ntago biyitungura ibibizi. Kandi ntago Imana ishobora kwemera ko ibitugeragezo biza, ibigeragezo biza bikatugeraho bije kutunaniza, bije kudukura mu bushake bwayo, bije kutujyana hirya yayo.
ahubwo ibigeragezo iyo byaje Imana iba yemeye ko bitugeraho. Iyo yemeye ko bitugeraho iba muri twe yashizemo imbaraga zo guhangana nabyo. Iyo dutsinzwe n'ibitugerageza suko mu by'ukuri tudashoboye gutsinda, si nuko nta mbaraga zihari zo gutsinda ibitugerageza, ahubwo biterwa nuko twirengagije imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Reka wenda kugira ngo nsobanure neza icyo mvuze iki, reka dusome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ibice 10 n'umurongo wa 13. Haragira hati: nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora kwihanganira, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aha Pawulo arimo aravuga ngo nta kigeragezo cyiza ari umwihariko. Muvandimwe, ushobora kuba uri mu buzima bugeragejwe ukagira ngo ni ubuzima bwawe wenyine, ariko ibibazo ufite hari abandi babibanjemo, hari n'abandi babifite utazi, yewe hari n'abafite ibirenze ibyo wowe ufite. Ntago rero ari umwihariko. Ibikugeraho bigera no ku bandi, ibikunaniza binaniza n'abandi, ibikurwanya birwanya n'abandi, ibigucogoza bishaka ko n'abandi bacogora. Rero ikigeragezo si igitangaza, kuko nk'uko nabivuze ni imbaraga ziza gusuzuma, ziza kugenzura niba koko ibyo wemera ushobora kubigumamo. Rero si igitangaza ko ikigeragezo kikugeraho, ahubwo igitangaje ni uburyo wowe witwara mu kigeragezo. Pawulo rero abwira itorero ry'i Korinto, araribwira ngo nta kigeragezo cyiza atari rusange mu bantu. Mu bundi buryo arabwira ngo ntago ari umwihariko mufite, ibibazo mufite n'abandi bagize bate barabifite. Ubuzima bugoye n'abandi babubayemo kandi baragowe, ariko ntago bate umurongo, ntago bananirwa kugera ku ntego, kuko ibishoboza abandi kugira ngo batsinde ibyo bahanganye nabyo, nawe wabishobozwa. Uyu murongo uravuze ngo nta kigeragezo cyiza atari rusange, ariko umurongo ushaka muravuga ngo Imana niyo kwizerwa. Bibiliya yari iravuze ngo Imana niyo kwizerwa, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo Imana ni inyangamugayo. Iyi Imana niyo kwizerwa ntago yakunda ko hari ikigeragezo cyiza kije kukurusha imbaraga, ntago yakunda ko hari ikigeragezo cyiza kije kukuganza, ntago yakunda ko hari ikigeragezo cyiza kije kugukura ku ntego, kuko ibigeragezo iyo bije Imana irabanza ikabisuzuma, irabanza ikareba ko imbaraga ufite zishobora guhangana n'icyo ngicyo kigiye kukugeraho. Iyo Imana ibonye ikigusanze kikurusha imbaraga ntago icemera ko kikugeraho. Uyu murongo uravuze ngo nta kigeragezo cyiza atari rusange, ariko Imana niyo kwizerwa, ntago yakunda ko umuntu ageragezwa n'ibyo adashobora kwihanganira. Mu bundi buryo Imana idushyira n'imbaraga zituma tubasha guhangana n'ibitugezeho byose. Ubuzima rero bugoye n'ibitugeraho bitunaniza, iyo dutsinzwe nabyo tuba twirengagije imbaraga z'Imana ziri muri twe, kuko nta kimana itugezaho mu buzima butugeraho butandukanye, Imana ibitugezaho yateguye uburyo tugomba kubisohokamo, kandi ubwo buryo buri muri twe. Iyo twebwe twasobanukiwe imbaraga z'Imana ziturimo, tugasobanukirwa urukundo rw'Imana idukunda, ko itakunda ko hari ibintu biza kutunaniza, biza kutugusha, biza kudukura mu murongo, tukabisobanukirwa neza, tumenya ko imbaraga ziturimo zihagije kugira ngo duhangane n'ibyo duhuye nabyo. Kandi imbaraga zitsinda ikigeragezo
ntabwo ziri mu kigeragezo duhuye nacyo, ahubwo ziri mu buhamya bw'ibyo twanyuzemo. Ziba mu buhamya bw'ibyo twanyuzemo byatunanizaga, byaturwanyaga, byashaka kudukura ku murongo, nyamara tukabitsinda. Iyo twibutse imbaraga zadutsindishirije mu gihe cyashize, bidutera imbaraga zo kunesha n'ikitugeza imbere. Iki nicyo cyatumye Dawidi ubwo yajyaga guhangana na Goliyati, ubwo umwami Sawuli wa Isirayeli yamubwiraga ngo agasore kumugenda ntago wabasha guhangana n'uyu mugabo w'igihangange, we yamenyereye intambara kuva mu busore bwe, kuva mu bwana bwe, ntago wabasha. Yaramubwiye ati ngewe umugaragu wawe ubwo naragiraga intama za data, ubwo naragiraga intama za data, intare yarazaga idubu rikaza, ryafata umwana w'intama nkayicakira, nkayivutagura, nkayambura umwana w'intama nkayica. Ubwo rero umugaragu wawe yishe intare akica idubu, uyu Mufilisiti yarapfa nk'imwe yo muri zo. Icyo yari arimo kuvuga yagaragazaga imbaraga zamutsindishirije kiriya gihe, kandi avuga ko izo mbaraga zamutsindishije kiriya gihe zigomba no kumutsindisha no kuri iki ngiki kimugeza imbere. Iyo dushaka gutsinda ibitugerageza, tugomba kwibuka imbaraga z'Imana zadutsindishirije mu gihe cyashize. Iyo tutibuka imbaraga z'Imana zadutsindishije mu gihe cyashize, bituma tunanirwa. Niyo mpamvu nababwiye ngo dutsinzwe n'ibitugerageza, tuba twirengagije imbaraga z'Imana ziturimo, kuko Imana ntiyakwemera ko itugezaho ibiza kutunaniza. Iby'Imana itugezaho byose iba ifite umugambi mwiza ku bugingo bwacu. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma mu bice byaho 8 umurongo 28 aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Iyo avuze iri jambo byose, kubazi Imana, kubakunda Imana, byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, abashatse kuvuga ko ibyo byose avuze ntago avuze ibyiza gusa, ahubwo avuzemo n'ibyago, avuzemo n'amakuba, avuzemo n'inzara, avuzemo no kwambara ubusa, avuzemo n'ubushomeri, avuzemo ibintu byinshi bitandukanye byose, kandi bitari umunezero wacu muri ubu buzima. Ariko Imana yemera ko bitugeraho kubera umugambi mwiza bihishe muri byo. Ntago byoroshye kumva umugambi mwiza uhishe mu bibazo, ntago byoroshye kumva umugambi mwiza uhishe mu igeragezwa. Ariko mu by'ukuri, niba abantu bashobora gufata ibintu bibi bakabiremamo ibyiza, ntago Imana ariyo yananirwa mu by'ukuri gufata ibibi nabyo ngo ibirememo ibyiza, ngo ibikuremo ibyiza. Inganda zijya zifata ibyuma byashaje cyangwa ibindi bintu bakoze bigasaza, ariko bakongera bakabifata, bakongera bakabitarura, bakabishakisha, bakongera bakabisubiza mu ruganda. Iyo bisubije mu ruganda barongera bakabitunganya, barangiza bakabiremamo ibintu byiza, kandi bikajya ku isoko abantu bakabigura. Niba abantu bashobora gukora bene ibyo ngibyo, kuki wowe utekereza ko Imana ibyo bibi wahuye nabyo yabiremamo ibyiza? Niyo mpamvu uyu murongo Pawulo amenyesha itorero ry'i Roma, akaribwira ngo ibintu byose bitugeraho mu buzima, byaba bibi cyangwa ibyiza, bituremera ibyiza. Imana rero ifite ubushobozi bubiremamo ibyiza. Imana ifite ubushobozi buhindura ibyo bintu. Ikitugoye twebwe ni ukwirengagiza izo mbaraga z'Imana zitugeraho, bigatuma tutumurongo ntitugere ku ntego z'umugambi wawe. Amen, haleluya. Bigatuma tutagera kuri izo ntego. Umukristo hava akagera agomba guhura n'ibigeragezo, agomba guhura n'ibimunaniza, agomba guhura n'ibyago, agomba guhura n'amakuba. Zaburi ya 34 umurongo wa 20 n'uwa 21 uravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngariko Imana imurinda muri byose, ikarinda amagufwa y'intagire na rimwe rivunika. Bibiliya iravuze
yavuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, niko uwo murongo uvuga. Ariko Imana ikarinda abo bakiranutsi ntihagire igufwa ryabo na rimwe rivunika. Wakwibaza ngo si Imana yiteza akazi, iteza abantu ibyago yarangiza ikajya kongera kubarinda kugira ngo bitabagiraho ingaruka? Oya, siko bimeze. Ahubwo iyo umuntu yahisemo inzira yo gukiranuka no kubaha Imana, aba yihinduye umwanzi wa Satani. Iyo rero wahindutse umwanzi wa Satani, Satani agufatira ingamba zo kukurwanya. Ariko Imana yo iraturinda ntihagire igufwa ryacu na rimwe rivunika. Ntabwo rero Imana iturinda kugira ngo ibigeragezo bitatugeraho, ahubwo Imana ibana natwe muri byo kugira ngo bitadukora uko uwabitanze, uwabigabye, uko umwanzi ashaka. Imana iturindira muri byo kugira ngo umwanzi wacu ari we Satani n'abadayimoni batifuza umutekano wacu no kugubwa neza kwacu. Iraturinda kugira ngo atagera ku ntego ze. Ariko umukristo wihanganye agakomeza kwikomereza ku Mana, we asohoza ageze ku ntego. Nicyo gituma umwanditsi wa Zaburi ya 41, reka tuyisome. Zaburi ya 41 umurongo wa 12, kuri Bibiliya yera, ku zindi Bibiliya n'umurongo wa 11, uravuga ngo iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko umwanzi wanjye atazavugiriza impundu kunesha. Iyo turi mu ruhande rw'Imana, iyo dukomeje kwizera Imana muri bya byago n'amakuba, Imana iraza ikabana natwe muri byo. Ibana natwe muri ibyo geragezwa kugira ngo umwanzi wacu atavuza impundu. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi avuze ngo iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, ntabwo umwanzi wanjye azavugiriza impundu kunesha. Iyo Imana itwishimira, ibana natwe, iba muri twe. Iyo Imana iri muri twe ikabitwishimira, ituma abanzi bacu batavuza impundu. Icyo birimo gusobanura ni iki? Bivuze ngo ntago dutsindwa, bivuze ngo ntago tunanizwa, bivuze ngo ntago ducika intege, kuko Imana yacu ifite imbaraga kandi irashoboye. Amen, amen. Umwanzi wacu ntabwo avuza impundu iyo Imana yacu twishimira. Ikibazo rero kiri ni iki ngiki, suko umwanzi wacu ahari, ahubwo ikibazo nuko Imana yacu yabita twishimira. Naho Imana niba twishimira, naho abanzi bacu bahaguruka bakaguma bakiyongera, naho ibitunaniza byakomeza bikiyongeranya, naho ibyago n'amakuba byaguma bikiyongeranya, bipfa kuba Imana yacu twishimira. Bipfa kuba Imana yacu iri mu ruhande rwacu, bipfa kuba Imana yacu iri muri twebwe. Yiri muri twe tugenda turi abatsinzi ndetse no kurushaho. Kumenya ibyo rero ni imbaraga zituma dutsinda ibitugerageza. Amen. Ngana ku musozo, ndashaka kubamenyesha ko kumenya izo mbaraga, kumenya ko Imana yiri muri twe ari imbaraga zituma dutsinda ibitugerageza. Tukaguma tuyihanze amaso, tukaguma tuyitegereje mu buzima bwacu, tukaguma tuyisunga, ni imbaraga zituma dutsinda. Ntago tubaho dutinya ubuzima duhuye nabwo, ntago tubaho dutinya imibereho tubayeho, ntago tubaho dutinya dukangwa n'ikije cyose, ahubwo tuba dukomeye bitewe n'Imana turimo. Reka dusome ikintu cyanditswe ngana ku musozo, kiri muri Zefaniya ibice 3.
Zefaniya ibice 3 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaraguciriye, abanzi bawe yabajugunye hanze. Umwami wa Isiraheli ari we Uwiteka ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Uwo munsi Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya Siyoni we, amaboko yawe ye gutenebuka. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere n'intwari kandi irakiza, izakwishimana inezerewe, uzaruhukira mu rukundo rwayo, ikunezererwa iririmba. Haleluya. Uyu murongo Zefaniya arimo ahanurira Isiraheli uburyo Imana izayitabara mu bugome, izakura Yerusalemu mu bubata bw'umwanzi. Ahangaha aravuze ngo Uwiteka uri muri wowe imbere n'intwari kandi azigukiza, azagukiza kandi azakwishimana. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko iyi Mana iturimo imbere n'intwari ifite imbaraga zo gukiza, ifite imbaraga zo kunesha ibitugerageza, ifite imbaraga zo gukuraho ibitunaniza. Igituma itari yabikuraho nuko hari igihe yateguye kubikuraho. Tegereza icyo gihe, kandi hirya yabyo uzinjira mu munezero. Nta muntu unezerwa atabanje kubabara. Umubabaro yuje ubuze uteguriza umunezero. Iyo abantu babaye mu buzima burwara baba bitegura gukira no kuba bazima. Iyo abantu babaye mu bukene baba bitegura kwakira ubukire. Ntabwo ikigeragezo ari bwo buzima, kandi iyo umuntu avuye mu kigeragezo y'Imana yaje kugutabara mu gihe cy'Imana cyageze, nagusohoka mu kigeragezo usa nacyo. Umugambi w'Imana ntaho uhurira n'ibitugerageza. Umugambi w'Imana uruta kure ibitugerageza. Niyo mpamvu tugomba kuzirikana umugambi w'Imana n'urukundo dukunda. Ubwo dukunda izaturinda. Ubwo ari intwari kandi iri muri twe, tugomba kuzanesha, tugomba gutsinda ibitugerageza. Reka dukomeze tuyitegereze. Abategereza Imana, ababana n'Imana, ababana nayo ntago bananirwa. Ibibananiza biba ari byinshi, ibibananiza biriyongeranya, ariko ntabwo bajya bananirwa, ahubwo baba batsinzi ndetse no kurushaho. Niyo mpamvu mu buhanuzi bwa Yesaya ibice bya 40 umurongo 31 havuga ngo abasore b'imigenda baziruka baruhe, ngo n'abasore bazagwa rwose, ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo integesha, bazagenda batananirwa. Haleluya. Abantu iyo bategereje Imana bakihanganira ibibagerageza, bagategereza igihe cy'Imana cyo gukora kwayo, ntabwo bajya bananirwa. Umwanzi yatekereza ko warunaniwe abona atazi kuntu hembutse. Iyo yatekerezaga ko upfuye ibyawe birangiye, ayoberwaho ukuye imbaraga zo kubaho. Reka dutegereze igihe cy'Imana, reka dutegereze Imana. Ntabwo Imana iza mu gihe twe twifuza, ariko kuko idukunda ntiyakunda ko ibintu bitwica, ntiyakunda ko tutagera ku ntego zayo. Niyo mpamvu ari inshingano zayo kuturinda. Impamvu ari inshingano zayo ni nayo mpamvu iturinda ibyatugiraho ingaruka, ibyatuma tujye kure yayo. Turasabwa kuzirikana umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Turasabwa kumenya neza urukundo Imana idukunda. Turasabwa kumenya ko ibitugeraho byose bitunaniza n'ibitubabaza n'ibitugora mu buzima tubamo, Imana atari umwanzi wacu, ahubwo iri mu ruhande rwacu kandi iri no muri twebwe imbere, ahubwo iteza igihe cyayo kugira ngo ikore. Hari igihe yateguye. Nyibuka umwami Yesu ubwo Mariya na Marita bamutumagaho bamubwira ko inshuti ye Lazaro arwaye, ngaza mukize. Yesu ntabwo yagiye, ahubwo yarasibiye, arongera arasibira kugeza igihe yapfiriye. Baramushingura iminsi 4, arangije Yesu ajyayo. Agezeyo baramuririra, baramubwira bati mwami, yuba wari uhari, iyo uza ntagaba yarapfuye. Ariko arabwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye yabaho akaba muzima. Haleluya.
Imana yacu dukomeje kuyizera, ibyiringiro byacu tukabishyira muri yo, tugakomeza kuyibaha akaramata, yo iradutsindishiriza. Naho twaba tubayeho mu buzima busa n'ubupfuye, Imana ishobora kubuzura tukaba bazima. Haleluya. Kandi nubitekerezaho uraza gusanga hari abantu benshi nawe ubwawe wabonaga barapfuye, wabonaga bari mu buzima butabaho, wabonaga bari mu buzima butahembuka, wabonaga batatera imbere ngo bamere nk'abandi, ariko uyu munsi bakaba bakomeye. Kubera iyihe mpamvu? Iyo twaba turi mu buzima busa n'ubupfuye, iyo Imana iri muri twebwe imbere ni intwari, ifite imbaraga zo kuzura n'ibyapfuye, ifite imbaraga zo gukiza ibirwaye, ifite imbaraga zo guhembura ibihwereye, ifite imbaraga. Imana iri muri twebwe imbere ni intwari. Ndagira ngo bamenyeshe ko Imana iri muri twebwe imbere ari intwari, ifite imbaraga zo gukiza, ifite imbaraga zo kunesha ibitugerageza. Reka tuyiringire, reka tuyize, reka tuyikomeza akaramata, reka twe gucogozwa n'ubuzima tubayemo, reka twe gucogozwa n'ibitunaniza, reka twe gucogozwa n'ibitugoye, reka twe gucogozwa n'ibitugeraho, ahubwo dukomeze dutumbira Imana. Iyo tureba Imana turatsinda, iyo tureba ibitugoye turananirwa. Amaso yacu reka tuyakure ku byo tureba, ahubwo tuyahanga Imana. Iyo tuyahanze Imana turanesha, iyo tuyahanze Imana iradushoboza, iyo tuyahanze Imana. Nicyo gituma Paulo yandika itorero ry'i Korinto yaribwiye ngo natwe ntago duhanga amaso kubiboneka, kuko iboneka ni iby'igihe gito, ariko tuyahanga kubitaboneka, kuko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Haleluya. Iyo amaso yacu tuyahanze Imana tuba tuyahanze ibitaboneka, kandi ibyo ngibyo bitaboneka nibyo birema ibiboneka. Ibintu byinshi biboneka biva mu bitaboneka. Soza nababwiye ko ikigeragezo ari imbaraga ziza kutunaniza, ziza kutubuza kugera ku ntego. Nk'abakristo rero twavutse ubwa kabiri, twemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, tugomba kumenya ko turi ku rugamba rw'ikigeragezo kandi tugomba gutsinda. Twizere rero, twizere Imana, tuyikomezeho. Ni intwari kandi irashoboye, irakiza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, guhaye icyubahiro, gushimiye neza yawe n'imbabazi. Ndagushimiye Mwami kubw'abantu bakurikiranye inyigisho, ndagusabye kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha mu mitima y'abaryakiriye, mu izina rya Yesu, kugira ngo rihindure abari bacitse intege bongere guhabwa imbaraga, abari bananiwe Mwami Imana basubizwemo intege, abumvaga barambiwe, abumvaga batenebutse, abumvaga Mwami bagiye kunanirwa rwose, Mwami Imana wongere kubabera inkomezi, imbaraga zawe zongere kubahembura mu izina rya Yesu Kristo. Abari bameze nk'abahwereye bahembuke, abari bapfuye bazuke, abari bacitse intege basubizwemo imbaraga, kugira neza kwawe kube ku bugingo bwabo, kugira ngo bakomeze uru rugendo Mwami bageze ku ntego, be gutsindwa n'ibibagerageza, ahubwo ubane nabo bashoboze, kugira neza kwawe kubabeho Mwami. Ndagusabye mu izina rya Yesu kugira ngo ubwiza bwawe bubayeho, umugisha wawe utanga ube ku bugingo bwabo, be gukorwa n'isoni, nkuko umwanditsi wa Zaburi yabivuze ngo siko bizaba ku bantu bagutegereza, nta uzakorwa n'isoni keretse bava mu masezerano. Nta mpamvu. Ubarinde kuva mu masezerano, ubarinde kunanirwa, ubarinde gucika intege, ahubwo ubabere imbaraga, ubabere inkomezi, ubashoboze kugira ngo bagere ku ntego Mwami Imana, babe icyo ushaka ko babacyo.